kuba wambuza amahirwe yo guhura na Aisha Speed bizakumarira iki? Ubwo ngo ruzi ko ntari bubivuge, reka nkubwire sha umva nubundi ndi umufana ukomeye pe, kugura nawe kuri nge byara amahirwe akomeye, ariko ngibaza ngo ningera ngahantu ngo ngazaba ari ngo ntibazatume ninjira. Iki gihugu ni cya papa wawe bro. Ariko nge nibaza n'impamvu reshya nk'urutoryi n'ubwo bugambo n'ubugome n'ubusutwa ugira ngo nimuza bro. Okay, ndi umufana maze imyaka ine mureba n'ubundi iyo stream ye nayirebera no kuri televiziyo ko nundi azireba, uri kubyumva ngo ntibazatume ngo bro abo mugendana abo ngabo mugendana ni nabo bana bimbwiye kugira ngo nabyumve. Erega nubwo ushobora no kubunyanga wenda mfite abandi bantu bankunda kandi no mu bankunda abo mugendana barimo, ni nabo bana bimbwiye ngo umuntu ngo yagiye ngajya ngo kunteranya ngo sinzahure ngo na Aisha bro. I'm a big fan, urumva kuba ntahura nawe rwose umva nubundi namureba stream ndazireba n'ubundi urumva ko no kuba mufana sindamubona, uri kubyumva. So rero is not even that deep, uri kubyumva nyine se bizakumarira iki? I mean nyine bizakungura iki? Ngo none se ngo ngazamwereka bro. Aisha Speed ikintu tumukundira nuko atwereka nyine ibintu biri kubako kandi cyangwa se nyine like ibintu byanyabyo by'ahantu. I mean hari ibintu byinshi barashaka kumwereka. Okay, ngewe ndundo mu fitness trainer cyangwa se ndo umuntu ukora sport biri profession. Hari ama challenge menshi twakorana cyangwa se kandi ndi no food influencer, ndi no chef, ibintu byinshi nari byinshi wamwereka ibiryo nyarwanda like okay, cyangwa ibyo ngibyo tubireke ntacyo n'ubundi wamaze kubinyamo ntacyo uzamurebe, urumva nta kibazo rwose ntuzatume ninjira ahantu nta naho nzanagera, urumva maze nzarebe icyo bizakumara. Ariko reka nkubwire aya mahirwe umbujije umva niyo twahurira ahantu ari nge muntu inzara yakwisha nge muntu usigaranye ibiryo kwisi nayifata nkabishyira hasi nkabiribata nkabikandagira imva. Ubu ntago ndi umuntu ukunda nyine kuvuga nabi, ariko like ntacyo bizakumarira pe. Ntago nakuvuga kuko nubundi kukuvuga like wenda n'imyanya ukoramo ntago ngewe ndi umugome nkawe ku buryo nakwangiriza izina cyase ngo mbe naguteranya no muri abo ukoramo, ariko menya ko ntacyo bikumarira pe, kandi ntacyo nzaba ko nubundi nsanzwe mureba ntaramubona ntacyo nabaye. Just it was a wish nk'umufana kuba namubona cyase kuba namubona nkana nyine kuba wabona umuntu ufana like I mean na amahirwe no kuba ntamubona nabwo ntacyo naba kuko nubundi nsanzwe ndiho, urumva. Rero nyine man ubugome si bwiza man, no kuba nyine iryo ntago ari byiza kabisa, uri kubyumva ntago ari byiza ubimenye nawe mugendana uko muri babiri